Kwani gasikirirwa semisekurwa mpambara kabintware batinyira imyato n'imena bakurerwa mu gitambo cyabo gakabumwega wegamiye ingoma wani hotanye mutoni rutini rutigura batinya ratigura akaba umunyarwenya urusha abandi muri iki gihugu kwani cyagere mu nkubane gasikirimo kurikirane kubane gasikirimo kurikirane kuri byiza byose niho bibarizwa Hije kibasumbye urwenya rwiza niwe mvuganye gasikiri nta wundi di baraguye nawe runtaye mu buriri uvuga ngo ugiye kwiborosa umuzinukiye mu isafuriya ugiye kurya ibiryo by'umwana twamuranijemo ariko ngubu ubona kuriya mwana wazakura te koko mwarangiza ukagenda ukicara mu bandi uri umugabo kandi uri suga bizindukira mu biryo by'abana rakurasanye Yesu ariko mugore mwiza nishakiye nka gukura iwanyu koko wandetse nkirira kibi bigari njye ubihaha naho umwana we yarakuze nubundi nubona ko yatangiye kuzana ibibuno nuko bavuze ngarwaye bwake ngari mu mutuku rwose rero jutuza nanjye mbanze nirira kuko ibi nta nubwo arega ari njye ubizanye nimbe bazari zabikuriye nanjye mpita mbifata ndabiza ubwo imbeba ziraje zifata isafuriya zirayikura zirayizana zijyana ruguru y'urugo zifata uburoso burimo n'igikombe imbeba ziza kwiborosa none se ngaho basi bureka mbanze n'iboroso reka nkubwira wa mugabo we reka niba ari no gutandukana mu mategeko tugenda dute twandikisha icyangombwa kuko njye ntabwo nashobora umugabo nkawe pe nukuri ko Imana ntabwo nagushobora uri igisambo gutya niba ari ugutandukana uhisemo reka mbanze maremo ibi ubundi duhite ubimara iki ko n'isafuriya turi buyijyane ku rukiko abacamanza bakareba kubera ko kubona nari ibimenyetso turajyana isafuriya irimo n'ibiryo tujyane n'izinja abantu ngo n'intoki nukuri ko Imana umugore mwiza ibi biryo ntago ari njye ubizanye njyewe imbeba muye nazo zabitwaye nanjye mpita mbizambura nawe nkaho kugira bipfu busa reka mbizane mbe mbireba nyine ko wabitetse bipfu bose bike zane isafuriya vuba hani sodi ndaje njyane njye kwa kagatanya kandi ndajyana n'iyi safuriya kuko mu rukiko ni ibimenyetso Yesu umva neza ibimenyetso si yose safuriya warayiguze ariko ubundi ko wasohotse uvuga ngo ugiye kwiborosa ubu washoje kwiborosa nyine nari bwiborose maze kurya none se wakiborosa mu menyo nta kintu kirimo none iyo urira hariya ukareka kuza kurira ruguru y'inzu ariko naha ni iwanjye aha ni wawe uyu murima wandi uri uwawe si wari uwanjye nubwo nawugurishije se warawugurishije nyine narawugurishije nyine none se iyo nawugurisha inkwererano zagukuye iwanyu nabwaye so bwifata ngo nzagukwa ngo miliyoni imwe ebyiri ngeshatu turi gucira nk'ugura ikibanza cyangwa itungo ry'ingurube ingurube wabona n'ingurube umuntu aragenda akayorora ikazamuteza imbere ejo ubu se wewe aho nakuzaniye nungutse iki nkaho kunguka ngenda mpomba nuko wari ufite icyo ubabaye nyine nari nkubabaye ariko aho nakuzaniye nta cyiza cyawe tugende twake gatanya niba utanabishaka nanjye ndashaka ibindi nkora ese ubundi bugasikira uramubwira ko ibi biryo byagiye hehe niwe ubihaha atabihaha reka nkubwire rero wasigira ibiga byanjye wagiye wenyine we ndakoreye safuriya nyine icyo kije gikanura ese ubwo nkamwe muri abaturanyi nanjye nabo uziko kujyana nane namwe naturana n'ibituro byanyu gusa none ugiye mwamwahere musakuzara mwagiye mutanga amahoro ese urafite ubwayijagura aho twakugeze bakanakora uvuye iwawe utahafite ukaza kwita ku byacu bikuje kogera mu muhanda wagiye kogera muri dushe reba n'ubwo butenge umugore yambare neza we wambara ubutenge siba wowe n'umugore wanjye twahita si ugukura menyo wakinuze we uravuga ngo uko ngeze mukabyara ako nisoni ese ni ibiki byose birakureba mi murarira mu muhanda ubugore bw'amatibure ubundi karagenda karebuzwa ndumva twoga korogati heza reba uburoso nuko bakurezera tuzaburana kaba gashakayo kajyana kirirwe mu mudugudu mu tubari hose umunwa wakasongotse kavuga rero nta kibonye kuvuga ako nako nawe andi akakuriye amezi atatu umva ubutaha nawe mwanicana ntabwo nzabatabara vuba nimushaka mwicane kuza wihuruza mu bita kureba witerera mu mata nk'isazi ibyo urabizi ubu wananiwe urujya mu muganda w'igihugu muje kureba abantu bibereye muri kwa buki wumva ubutaha nuza tuzakumena ayo majigo aho wamuvuza imyato wavuze ubujimbiri ko mbona nta matama gafite mvira kana ko ngo karavuze nuberewe biwajyana ubw'ingurube bwege mva mukora niba ari cyari kiguturumbuye mu buriri uje kureba ibyaha ngaho umva hendukizwa vase utasi hendukizwa se nyine ugende kaba gashaka amagambo kabwira nyina ngo bubwire ngo tuvuga mu mudugudu gusa ubwira nyoko wakamye ikimasa gende akagwe kunzira ariko se karakagwe kunzira
ungaruye nawe amategeko ubwo rero wari uzi ngo buriya mwana ari mu makosa amakosa ni wowe uyafite waririye mu ya ise kuba nari icyaha nakoze cyo kuba nari wacuze umwana wabiryaga si ibiryo byawe umwana se yari bwakure ku buryo atangira kuba nisoneraga murabwira abantu ngo ubatuka ngo ubujimbire ni ubujimbire ni wowe ufite nawe urabufite nisoneraga turatandukana uyu munsi tandukana usigiye ibi ubwira rero ubwira umugabo niba ari dog ibyo utangiye njyana ugira ngo abagore nkambaraga tugira ngo nagushota nagushota nyine yagize asuba ubona ngo muri kunjomba akira nkora mu nagushota subwo nta n'isoni biba biguteye kwirirwa ubwira umugabo wawe nka gutya umugabo si cy'umugabo urya ibiryo by'abana ni sinjye uba wabihashye se ubihaha kugira ngo ujye urya noneho ujye ufata amasafuriya ugenda utekere ku muhanda ugenda ubwira abantu ngo nahashye mujye mureka nirire ibyana n'ibishaka bizarware bwake karya umuriro karya imiwa y'imishubi muri nyabarongo ukagwamo nkamenya yuko widubitsemo ngo dumbure nta kindi wibagiwe cyihese ninyibuka ndagenda kikubwira karya imyotsi nawe reka kwinjira z'amasafuriya muri abagabo ngo muzajya mwirirwa mudukoroniza uko muva mwishakiye noneho mukagera no gukoroniza abana banyu bicwa n'inzara umugabo wawe kagaburirwa igisura ukakirya genda uzane amazi mbanze n'iborosi nayo uzana sanwa nje pfa kuyakuza ntazane ko zanwe ibyo uzana kagwe muri puberi amazi aho fatwa ikigoryi nikuriye iwabo kirangije ntabwo ncika ariko do kabwirwa inyuma Waniga sikinirwa semese kurwa mpambara kabiri ntware batinyira imyato n'imena bakorerwa mu gitambo cyabo gakabumwega wegamiye ingoma wani hotanye mutoni rutini rutikura batinya ratikura akaba umunyarwenya urusha abandi muri iki gihugu wani icyagere mu nkuba ni gasikiri mukurikirane kuri gasikiri ese tica burya utuye hano hafi hano ngo mu manga n'ukuntu babongerera agashara kuki utimuka gasikiri ga burya kwimuka ni igeno ry'Imana nkuko batwongereje agashara urabona nibwo kakiza ntago turagafiringa igihe nikigera tuzimuka natwe tuze ku mujyi nk'abana aha ibyo tubereke ndabizi amatiku yimukiye mu bagabo ahubwo se ahana muri gukomeza ngo tuzamukane nanjye ko ubutiku ukajya kanza gusa twe tujya hariya kuri stade dukomeye tuzamuka remutebuke twigendere mana gasikiri mwana wanjye bya biryo nagusigiye kugira ngo urye pe iso yabirangije ngiye kumubona mbona agiye ruguru y'inzu wambeshya ngo ari kwiborosa arangije afata ibiryo byose yabirangiza nuko ngo isafuriya ni kakabeshye ariko ryarurugabo narubwiye ko turi butandukane mu mategeko mwana wanjye gasikiri uze ukuntu byagenze ibi biryo nasanze imbeba zabitwaye rwanda zifashe none asanze bifashe gusa ngo nabiriye wibeshya ari imbeba ko wari ufite uburoso kujya kwiborosa imbeba ziri borosa byemeruka kurya iyo zireka se nkaza ziyasanga wenda zo ugasanga ziri kwiborosa niba ziborosa nawe urakarya nzobya gasa nkubita ndebe se gasiki harya wiga tekinike reka rero nkugire inama nk'umuntu ufite gasekurume rwose nkugiriye inama itari agakecuru uziyigira ubuganga kuko ndabona rwose ubifitiye abasazi babiri mu rugo utize ubuganga ngo bavure nta kintu na kimwe babukora tekinike yivimo niyo nama nkugiriye njye gasekuru ata gasikiri mwana wanjye ibyagushwe ntubyemere wowe banza ukemura ikibazo cy'ibi biryo byose yazirutse arya ariko mama ko nkwiyiziye ubu koko uwo mujinya ufite n'ibiryo gusa papa yariye cyangwa hari ikindi kibazo mufitanye oya da nta kindi kibazo kindi rwose dufitanye ubu se ko hariho ibiryo byawuririrwe iki umva rero iby'abagore n'abana babo n'abagabo se ntabyivangamo kanigende cyangwa se njye wansiga turajyana tugende gasiki bayi sigara na mama wawe mugiye mbanza sigana aba basazi banjye hanyuma mwebwe mumbwiye ikibazo kimeze gito nk'iki ikibazo nta kindi njyewe urabona ibi ariko wifatisha ukarya n'ibyari bisigaye nasanze imbeba zayitwaye zigejeje munsi y'igitanda mpita nyifata nanjye njyana hanyuma ko
zagusanze ruguru y'urugo munsi y'igitanda zahageze zite? nyine urabona ziriya mbeba zikorera rimwe umvishe zo zikorera rimwe, imwe yafashe ipasi yindi nanjye mba ndasimbutse nyisanga ruguru y'inzu mba nshakiye isefuriya wumvishe nuko byagenze ntabwo nakubeshya. Gasiki nizera kuzi imico y'imbeba ziwanyu uyu mugabo ntakubeshya. Umva rwose ngiye mbabwiza ukuri nubwo muri ababyeyi banjye ziriya mbeba zose ndazizi amazina hari Mukamana, Mukandore na Karekezi. Karekezi namujije ibintu byo kwiba ibiryo rwose papa wari kuyibeshyera iriya mbeba Karekezi ntabwo yigeze yiba ibiryo ahubwo wowe ufite ibindi bintu muri gupfana mama nta nubwo ari ibiryo gusa byonyine muri gupfa ni gutaga agasafuriya k'igice nasize mwa muri kugapfa muri si ibyo ni ibiryo bisigayemo. Rero Gasiki mwana wanjye icyo mpfana nyoko nta kindi uwanga amazimwe abambwa habona nama agasefuriya kanjye ubundi nawe ajye mu bye si ubihaha. None se uragashaka n'utu dusigayemo ngo uturye? Mama nundi pfa kumuyica umwana rero ushiraho nubwo ari papa yamuzabaye umwana cyane ukoze umuti unywe. Ya mama inda nini yishukuza ariko papa utanza mu gasuku ya papa.